niba ukunda ibirayi akira ubundi buryo wateka ibirayi biryoshye bisa neza kandi udahenzwe mu kubiteka. Wabonye ibirayi ukuntu bisa neza, none kubirya biba bifite icyanga byatara, nubwo byari birimo kunwika ariko nyine biba biryoshye. Wamaye subscribe, ndakwinginze ma subscribe, ume akalike, ungoremo na share, none ujye no muri comment ugire ubutumwa unsigiramo mwe ko uteka nyine ibirayi biryoshye bisa neza birimo amashaza kandi noneho ku mafaranga makeya. Abantu bajyaga bibaza ngo ese ibirayi wabiteka gute, babihaze dore ubundi buryo nyine ushaka kubiteka. Fata nyine amashaza mu bisanzwe, nyine amashaza yawe uyaronge, urumva urimo kuyaronga nyine uyashyire mu isafuriya yawe, cyangwa se byaba n'icyungorega, byaba n'inkono, byaba se wenda n'ipanu nk'uku kwanjye, ntabwo nyine wabura ahantu uteka kwa, sibyo? Kwa ko nyine ujya uteka ibiryo byawe aba ariko nyine ubitangira, nyine ufata ibirayi bisanzwe bya kinigi byaba byiza. None nujya guhata ibirayi ubanza ubironge kugira ngo uveho imyanda, kuko iyo urguhata ibirayi nyine biriho imyanda hakuno nabonye biba bidasa neza, ariko iyo bihase gutya ibihasa wacu kubironga hakuno aba ari fresh, kabona ko biri kugenda bimira neza cyane. Noneho rero ari amashaza hari abari kugenda nyine ashya, nyine nkuko muri kwira mubibona, nyine ukahita uyakuraho bora abahiye, ukahita ukurikiza iki ushyiraho ipanu yawe, usukamo amazi asanzwe, nyine amazi gutya bisanzwe. None ukata ama wedges, ukata nyine bya birayi bita ama wedges, sinzi bamaze kubimenya ko cyangwa kubimenyera, niko nyine bakata wedges. Utambika icyuma, none ikirayi kikaba gifite ubugi hagati hagati nyine ikirayi kikaba gifite ubugi bimeze neza cyane kandi babisa neza. None wangiza uhite ubifata ubishyire ku ipanu, nyine ushyire ku ipanu bya birayi byawe, ubanze nyine ubitogosemo gakeya gutya. Ubundi nibyo birayi uzarya ukumva ko uriye ibirayi bimeze fresh. Ubundi bino birayi narabimenya, najyaga mbyita ngo ni pomme saute. Ngiye ibintu birayi byose byandyoheraga nabyitaga pomme saute ariko bingiye byo ni birayi nyine birimo amashaza biba biryoshye. Urabona ko urabipfunikira kabanza nyine bikabiramo gakeya, ukahita ushyiramo umunyu uringaniye. Ubundi bino byo mbagera ndikuyana mbereka ni bya biri nyine by'abasiri bateri tu, abantu nyine badafite imiryango myinshi, kuko nyine bakunda guteka nyine ibiryo bicya nyine kugira ngo bitangirika. Ariko nawe uba ufite umuryango ushaka guteka byinshi ukabyongera ukabiteka muri ubu buryo, nabwo biba biryoshye kandi bisa neza. Ukahita ubikuramo ukabishyira wenda nko muri container ukabupfundikiriyemo gakeya, none ukahita ufata amavuta asanzwe, ariko amavuta arahenda sha. None bino biragenda bikayanduza, uziko amavuta agura inoti y'ibihumbi 4, nabo bajya kuyagura sha, zangura zahabu ya macyayi cyanga icyane mukashuke. Ibaze litiro 4 kandi indi litiro 4 ari 2800, ageza mukashuka ngo ngoranga nawe nzongera kugura kareka. Ujya kwita nyine ka paprika ukahita unaga ushyira muri bya birayi ugasimbiza kuriya paprika nyine kakarungo nyine akarungo bita paprika mumaze kukamenyera, ukutse gusimbiza, ukahita ufata n'agafarini gakeya nyine karinganiye, nyine farini isanzwe, nyine ukanyanyagiza muri bya birayi gutya, ukagenda ushamo gakeya nyine ukakanyagizamo kuriya. Urumva gutya ariko yarambikwereka cyo kintu nshaka nyine ngewe guteka ubimenye, nyine ujye ugenda umenya gakeya. Ibirayi biraryoha byatari. Abantu muri za Canada za Amerika mujye mwiga guteka tuno tuntu, turafasha wana, turafasha mukareba na video zanjye nyine na ads zigacamo nyine ngafata ku dufaranga simubizi se. None amavuta yamaze gushya, ufata bya birayi ugatangira kugenda ubishyira mu mavuta gutya, gutya ndikugenda mbikwereka. Gusa nyine byanduza amavuta pe, ntabwo nara kukubwiza ukuri byanduza amavuta, ariko iyo umaze kubyarura nyine ukayatereka ahita akirekuza nyine, ugasanga nyine yongeye asa neza, ariko nundi aba yashize. Ikintu napfuye nabyo nuko bimara amavuta, ariko ninjye warangaye birashya cyane. Ubundi biba byiza iyo ibirayi bidahiye nyine ukabifatirana nibishye cyane, nubwo bigenda neza. None ngiye kancitse nyine birashya nyine nakundi, nyine kaba kanciyeho ariko nakundi. Nukwihangana nyine bura nyine byanyuzeho kandi nakundi nabigenza. None ukahita ufata ibirayi ukabishyira mu mavuta kuriya, nabura buba bwavungutse nabwo ujye ubushyiramo, ko nabwo tuba twabuguze. Nta mpamvu yo kwangiza kabisa, amapfa yo kwangiza, kuko murabizi Kigali ragoye. None ikintu kisigaye kincanga, ibyondo birurira, urumva, none n'umuriro ururira, kano kantu kasigaye karya umuriro byatari, nakazanye katawurya nako nari ngaharaye. Kugatekaho video karya inite 5 ni ibihumbi hafi 3. Umva nawe amafaranga kuri kwimana, amafaranga wazakura hehe? Ariko nyine no munsi wose nyine gukora video, ninga video nk'eshatu, video 3 kakarya 5, wagira n'ibya ugasanga video nani igihumbi yinjije, induru zikavuga imbwa ukaburasaze, ukaburasaze neza. None ukahita ubikura mu mavuta gutya, urabona ko bimaze kugenda bishya.
kera nateka nibaza ukuntu njyaga njya nko muri restaurant nkagura wenda nk'ibiryo nk'urugero nibaza ukuntu babitetse najya kubyiga nyine nkibaza abana abantu baba babigenze gute kumbe sha ni ibintu byoroshye nandwa ari ibintu babigoye do ukahita ubishyira ku ruhande gutya wabibonye urabona ko birasa neza no wabirya kuriya nta kintu byagutwara kandi wabugoye neza ariko njye najya kurya ibirayi byonyine kandi Imana yaraciye inzira reka nago nabyemera none ukahita ufata ibitunguru ukahita ubikatamo kibe ndabyo kuriya abantu bajyaga bambwira ati video zawe zirirukanka bambwira ati urigisha pe ni nabyiza turabikunda ariko video zawe bazinyaruka byatari ndavuga niko bambwira niyo dore abakira banjye nabamire kanyagenda gake gakeya mbereka akantu ku kandi ibintu bigende neza gende mbereka uko bagenda bakora utuntu dutandukanye kugira ngo nyine abantu tubana umunsi ku munsi yagenda migisha tugiye tugezweho tukata pavuro tukata agatunguru sumu kuri nako nk'abashefu vuba ariko nyine tugenda gake gake kugira ngo abantu bose bagende babibona noneho ya mavuta wakuye kuri muri bya birayi nagipanu yoza tuyitereka ariko itariho amavuta kubera ko nyine ipanu yangu ya mavuta na mpamvu yo gushyiraho ayandi gusa amavuta wazayakira we oya amavuta makeya ukatiyamo bya bitunguru ukatiyamo bya bitunguru byawe gutya uri kubibona ukatiyamo bya bitunguru byawe ukasanga ubisimzamo gake bikabanza bigafata karangi bikabanza bikanashya byamara gushya noneho urabona ko hano biri kugenda bishya ngiye nkunda ibitunguru bihiye ibitunguru bibisi nago ngiye bikunda pe ibitunguru bibisi mba numva binerarije ngiye mba dushaka kwirutundu duhiye tuko tundyohera ukahita ushyiraho ya mashaza sasa ukahita ushyiramo ya mashaza kuri ya panu yawe urakushyiramo ya mashaza uhita ukwishizaho ikirero uhita ugenda ugaragura gake gake gutya kugira ngo nyine bibanze bishye bigende neza ariko ucishamo ugenda unasimbiza ukunguku ukugenda ubireba ukugenda mbikwereka ukahita unyanyagizamo umunyu mukeya umunyu mukeya kuko ko mu birayi tuba twawushyizemo hano tuba tugomba umunyu mukeya kugira ngo bitaza kuba byinshi ugasanga nyine bibaye ikibazo ugasanga nago biryoshye ugasanga nyine nago ari fresh kuri yandi kugira ngo mbikwereka ukahita ufatana bya birayi byawe ukahita ubishyiramo gutya hari akantu hano kancitse rero hano hari akantu kancitse urumva twashyizemo agasasosi ariko ntabwo byagaragaye kubera yuko nyine kamera hari footage ubura hari uduce nyine ugenda ubura ubundi abantu dukora video mwabwirwa n'ikize sha uzu ibintu byabaye behind ukuntu baba ari ibibazo bani baba ari ibibazo wowe ushyiramo gutya ukipfundikirira hashira kanya nk'ubu hano nashyizemo agasasosi ariko ntabwo twabifashe twagafashe ko twakabuze nyine hano ushyiramo agasasosi gakeya urumva ugashyiramo n'utuzi ugapfundikiraho iminota nyine bikumuka ariko nyine izo video video nyine natuze nyine muranyihanganira nanjye singiye gukora video ni ibibazo mutajya ngo ni ibintu byoroshye ura ni ibintu bigoye nujye ubona umuntu akora video buri munsi ujye utinyamo ahubwo abantu bakina filime sha mugira gatuza pe natangiye kwemera abantu bakina filime y'amakomedi sha rwose mana nyagasani bajya babira babahe views pe kuko nta kintu kigoye ama content arahenze aragoye kandi ibintu bamaze kubijyamo ni wabivamo gusa nyine umusaruro wa YouTube ni audience kubona abantu bawe abantu bakubera inshuti abantu bakwaka abakozi abantu bakwaka akazi ugasanga bigenze gutyo icyo nicyo cyiza cyane bakaba baguhikiraka nibyo byo kwishimira ariko amafaranga muri YouTube yo nayo mbonye nayo rwose abaraho ni makeya ubundi ukwibera umusitari w'inzara kajya aho ugenda n'amaguru na boda kandi uri umusitari nyine ni ibyo ngibyo ndabakunda rero ubona ko ibiryo biraryoshye birasa neza niba ubikunze ukabona ko ukwiye kuba wamfasha ikintu nifuza ni kimwe gusa maga subscribe umena karayiki tujye tubana umunsi ku munsi ibintu bigende neza ndabakunda cyane reka mbasezere ibihe byiza Imana ibarinde ibahe byose mwifuza kandi tuza